umubare w'abarimu bafite ubushobozi bwo kwigisha muri icyo cyongereza neza uracyari hasi cyane. Hari gahunda no dufite yo gutanga imyaka 2 ku barimu bari mu kazu bakiga icyongereza, hanyuma inze bakora ikizami, ugitsinze akaba mu bwarimu, utagitsinze bikagaragara ko noneho adashobora kuma mu bwarimu. Muri NS2 ku nkingi y'imiyoborere myiza ubundi dufitemo ibipimo 4 shingiro, harimo icyambere n'ireme ry'uburezi rihura n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo yagiye bigarukaho. Ariko mu guteza imbere ireme ry'uburezi kandi rihuye n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo, leta imaze gukora byinshi nkuko yabigaragaje, ariko haracyaragaragara ibibazo bizitira kugerwaho kw'icyo gipimo neza. Ari byongeye gusa no kugarukaho, hari abana bitabira kwiga mu cyiciro cy'inshuke baracyari bakeya mu cy'inshuke, bageze kuri 55%. Ibyumba by'amashuri y'inshuke nabyo biracyari bike mu mashuri ya leta, bitera ubucucike muri abo bana. Hakaba naho usanga bigira ku ntebe zibasumba, aho bigira ku ntebe z'abakuru babo. Haracyari abanyeshuri bata ishuri, abaterwa inda, imburagihe n'abafite imyitwarire idahwitse. Haracyari amashuri yigisha science adafite laboratoire, ndetse n'amashuri yigisha ubumenyingiro adafite ibikoresho bihagije byo gukoreraho pratique. Abanyeshuri baracyahabwa kwiga ibyo batahisemo. Abanyeshuri bafite kandi bafite ubumuga bukomatanyije, abatabona, batumva, batavuga, nta shuri ryabo rihari kugeza ubu. Abanyeshuri bafite none ubumuga bwa autism, amashuri yabo arahenda cyane, ngira ngo ntari shuri rya leta rihari ribafasha. Karikiramu yacu nabwo iyo tuyirebye ubona ikeneye kuba yajyanishwa n'igihe ku buryo yanakwitsa ku bijyanye n'ubwenge artificial intelligence, kuko muri iyi minsi tubona ariho isigana. Abarimu baza kaminuza nabo barakigisha umubare mwinshi w'abanyeshuri. Nkagira ngo mbaze uko izi mbogamizi ngaragaje ziri kwitabwaho kugira ngo tugire ireme ry'uburezi rihuye n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo. Cy'abanyeshuri biga muri kaminuza bahabwa buruse, nabo bagaragaza ko bitewe n'ibiciro biri ku isoko imbere mu gihugu bigenda bizamuka ku biribwa, amafaranga bahabwa atakijyanye n'igihe. Nkibaza ntese harakorwa iki, kuko abenshi batugaragarije ko hari n'abananirwa kujya kwiga, bamwe bagasiba ishuri, hari nabo biviramo guta ishuri bajya gushakisha imibereho mu biraka hirya no hino. Tukaba dusanga byagira ingaruka zitari nziza ku ireme ry'uburezi mu mashuri makuru na kaminuza. Nkibaza niba hari igitekerezwa muri uwo murongo ku bijyanye na buruse ihabwa abanyeshuri. Aho ibigo by'amashuri usanga nta mashanyarazi bifite kandi bikeneye gukoresha za mudasobwa ndetse bizakora n'ibizamini ku rwego rw'igihugu, bitarabonye amahirwe angana. Mfite ibibazo nka 2. Icyambere kiragaruka ku nkingi y'uburezi, nkuko mugenzi wanjye wabanje yabigarutseho. Icyerekezo ni ukuzamura ireme ry'uburezi, ariko hakaba hakomeje kugaragaza imbogamizi yuko abarimu bigisha ururimi rw'icyongereza ari rwo rurimi rwigishwamo. Ibyo rero bikagira ingaruka kuri rya reme ry'uburezi, kuko ntabwo wakwigisha mu rurimi udasobanukiwe ngo wigishe neza, bityo n'uwo wigisha nawe abifate kandi wamwigishe mu rurimi rusa nkaho rudafashije. Twagira tumenye rero ingamba mu by'ukuri zihari, kandi akaba ari ikibazo bakwita kimaze igihe, kuko kuvaga igihugu cyafata gahunda yo kwigisha mu cyongereza hashize imyaka myinshi. Twagira no tumenye ingamba zihari zo kugira ngo ino mbogamizi nayo ive mu nzira. Mbaze ingamba zihari zo kugira ngo muri kugaburira abana ku ishuri hitabwe no kuri karite, kugira ngo ubwo nibura turi gukemura ikibazo cyo guta ishuri, dukemure n'ikibazo cy'imirire nacyo, abana bafashwe kugira ngo barye neza ibiryo bifite intungamubiri zatuma bakemura ikibazo cyo kuba batazarwara n'indwara zijyanye n'imirire yaba itari myiza. Nagira ngo mbaze niba yenda hatabaho
gusaba amashuri yose akagira uturima tw'imboga. Bikaba ari ibwiriza bigomba kubahirizwa. Buri kigo cy'ishuri kiba gifite umurima w'imboga, yenda abadashoboye kubikora ku bwabo bakaba bafatanya n'ababyeyi, ababyeyi bakagira uruhare mu kugira ngo iyo mirima ibe yaboneka, hanyuma nibura waba ibaye intambwe duteye kugira ngo abana bacu barye ibiryo birimo intungamubiri zihagije. Yavuga ko amashuri y'incuke ari makeya, hari abigira ku ntebe zibasumba. Icyo ku mashuri y'incuke reka nkivuge muri rusange. Amashuri y'incuke ni gahunda nshyashya nkuko tubivuga, ariko byose bihera kuri plan na budgeting. Umubare w'abanyeshuri nabwo dufite mu Rwanda mwawumvisha urenze 3 miliyoni bose leta igomba kwitaho, kandi buri wese ikamwitaho mu cyiciro agezemo. Amashuri y'incuke rero twe mu Rwanda icyari dufite nka leta gihera ku mashuri abanza, yabanje kuza amashuri ari informal, noneho leta itangira kuyashyira imbaraga muri imyaka ishize ya vuba ku buryo atari yagera ahantu hose. Ubu abana biga mu mashuri abanza banyuze mu mashuri y'incuke ntabwo bagera ubu nibwo bageze kuri 40%. Buri turageraho tuyashyira ahantu hose ku buryo n'amafaranga yabonetse ubushize twubaka amashuri twibanze kuri bya navuze bibiri, ingenda abana mu mashuri abanza bakora na overcrowding, bucucike. Noneho incuke yubakwa ariyo make kugira ngo tubanze dukemure ikibazo cy'amashuri abanza. Amashuri y'incuke rero ntabwo ararangira yose ngo tuyatunganye tuyashyira ahantu hose tuyabonere n'abarimu, ariko niyo gahunda dufite kubu twamaze kuyashyira noneho muri gahunda ya leta, kuko naryo ari ishuri nk'irindi. So uburi imbaraga zo zirimo kugenda zirimo kugira ngo nayo tuyiteho. Niyo mpamvu ibibazo birimo uko rwose Honorable Ntizimana yabaje natwe turemeranya nayo niko bimeze, aracyari make cyane. Hari naho atari, hari naho ari umwarimu wigisha abana benshi, hari naho ari yigishwa n'abantu batize kwigisha amashuri cyo nabyo barabyiga, byose ibyo turabizi. Ariko ndamwizeza ko ni gahunda turimo kugira ngo ikemuke uko imyaka igenda ikurikirana. Yabaje ikibazo ati hari abana bahabwa kwiga ibyo batahisemo. Ngira ikibazo ushize twarakiganiye hano, ntabwo mu Rwanda amashuri yacu ko ateye twavuga ngo buri wese ibyo ashaka, ntabwo twabishobora. Umuntu icyambere kuko kwiga ku bana bajya ubwo numva yavuga amashuri yisumbuye, hari ibintu byinshi tureba. Umuntu wese yize ibyo ashaka, hari amashuri asigara nta munyeshuri n'umwe yarimo cyangwa akabura abarimu bayigisha. Hari n'uturere twasigaye tutarimo ishuri na rimwe. Icyo dukora, Minisiteri y'amashuri y'uburezi yigeze ku kibazo cy'amashuri abanza n'ayisumbuye, cyane cyane kare ikibazo cy'amashuri yisumbuye abana bagiye guhitamo ibyo baziga barangije troncome, ireba ubushobozi bw'umwana. Hari umwana akubwira ko ashaka kwiga ikintu ariko hari amanota yagiye agira mu bizami byose yakoze, ugasanga icyo kintu aragikunda nk'umufana ariko atagishoboye. Minisiteri y'uburezi ikamuhitiramo igihuye n'ubushobozi bwe mu ishuri. Hari n'igihe bagihitamo nanone bakakigonganiramo iryo shami bakarigonganamo ari benshi cyane. Minisiteri y'uburezi ifite ukuntu igenda ishyiramo priorities, ababonye amanota menshi muri icyo kintu mwifuza kwiga, noneho bikarangira dusaranganyije abana mu mashuri yose. Ariko ikiza nta karengane kabamo, nta karengane kabamo. Buri wese bamuhaye kuri criteri zizwi, ibyo wasabye, aho biherereye, uko bishoboye werekanye ubushobozi bwawe, ukoresheje abandi bagenzi ba manota, noneho bakagenda batanga bakurikije wagize amanota menshi n'ibindi criteri zose. Ntabwo ariko icyo mvuga nk'umwanzuro nuko ntabwo buri mwana wese mu bushobozi bw'igihugu cyacu yakwiga ibyo ashaka ngo tuzabishobore. Niba no muri kaminuza nuko ntabwo buri wese ibyo ashaka, ushobora gusanga ari faculty imwe uzabona iyindi yose bayigiyemo. Tugenda gukurikiza ubushobozi bw'umwana n'ibihari. Yavuze ikindi kintu kiza ati curriculum ikwiye gusubirwamo, rwose nibyo Minisiteri y'uburezi irimo kuyisubiramo. Ngira ngo mwabonye na brief kuri cabinet yabaye mu cyumweru cyashize, numwe mu myanzuro twatoye yuko hari ibyo Minisiteri y'uburezi yasubiyemo bijyanye no kwigisha ndetse no gusubiramo curriculum iby'abana biga cyane cyane mu cyiciro cya mbere kuva muri P1 kugera muri P3 mu mwaka wa mbere kugera mu wa gatatu w'amashuri abanza. Hanyuma no mu cyiciro cyisumbuye nuvuga abana je turonko bagiye gufata ibyo baziga kuva mu wa kane kugera mu wa gatandatu, nabyo porogaramu zirimo gusubirwamo. Ibyo rero byarakozwe rwose, ahubwo igisigaye nuko bizagenda bishyirwa mu kuba ku buryo bukurikiranye. Yavuze abarimu badafite ubushobozi bwo kwigisha muri teaching language mu Cyongereza rwo rurimi twigishamo, nibyo ni ikibazo tuzi gikomeye ndetse ahubwo kirimo kugenda kigabanyuka. Twaje gusanga ko ikibazo gisaba gahunda ya long term. No kuvuga ngo mwumvishe ko twazanye abarimo muri Zimbabwe,
abo twazanye ndetse n'ubu turashaka kuzana abandi. Abo twazanye buriya benshi ni abigisha icyongereza mu mashuri yigisha uburezi kugira ngo abarezi bazavamo baze bavuga icyongereza neza. Niyo mpamvu rero dufite amashuri twita TTCs, murayazi, yigisha abarimu, abazaba abarimu. Niyo twashyizemo abarimu ba Zimbabwe, tuyahana equipment bera muri gahunda ya school construction. Ari amashuri twaho umwihariko kugira ngo tuhe equipment zihagije, ajyemo n'abarimu babigishe ku buryo n'ubu abarimu bazasohoka iyo cohort bazakambera bazasohoka nabo muri uyu mwaka uyu turimo w'amashuri. Dutangiye kugira abarimu noneho bazashobora bafite capacity yo kujya mu cyongereza neza guhera amashuri abanza, ariko umuntu uzaba uhagije kuko TTC dufite 16 mu Rwanda gusa, ntago zasohora abarimu bahita bayigisha buzura amashuri yose, n'ubu ngo turagenda turasimbuza buhoro. Ariko igihe abariga muri TTC basohoka bazi icyongereza bazasohoka ngubu n'abazakurikiraho, hari gahunda no dufite yo gutanga imyaka 2 ku barimu bari mu kazu bakiga icyongereza, hanyuma inze bakora ikizami, ugitsinze akaba mu bwarimu, utagitsinze bikagaragara ko noneho adashobora kuma mu bwarimu ko azaba adashoboye kwigisha mu rurimi rwo kwigisha. Iyo gahunda izajya imara imyaka 2, izambara imyaka 3, ariko bazajya bigishwa imyaka 2 bagraduating, bazajya biga banigisha, ni centers zibigishiriza aho bari, noneho hashira imyaka 2 wakwerekana ko udashoboye kujya mu cyongereza